Hello my guys, uyu munsi tugiye kurebera hamwe hano hari umukunzi wacu witwa Nigena Elisa yavuze ngo mani ngo wadukoreye video y'ukuntu washyira verification kuri Facebook ngo sibyo. Yihangane natinze kumusubiza bitewe nuko hari ubundi buryo twakoreshaga bwabaye nk'ububa butariho. Ndavuga ni ubu ngubu kubera bijya kumera nk'ubugoye, reka mbe ndetse manze ntegereze ubwo ndeye ko buraza. Reka dukomeze noneho turebe uburyo ki tugiye kubikoramo tukabana verification account yacu ya profile cyangwa urabona ko ino account yacu nta verification ifite. Rero tugiye gukora iki, tugiye gukora iki kugira ngo hazeho verification. Icyo ugomba gukora, reba neza ko wakoze subscribe kuri Menya Studio, then hazagira video izajya gucika muri video dushyira kuri channel yacu ya Menya Studio. Wibuke ukande like, comment kugira ngo tumenye aho ibintu byacu bigeze. Urakana kuri tubaro twawe dutatu, then uzi scrolling uzi hano handitse help ahangaha, uraza ukandeho, urategereza akanya gato bahita baguha ahantu hameze gutya. Noneho uraza ukanda hano handitse search, hano ha search, nurangiza uhite wandikamo request verification. Then urabona ko tutangira kwandika birahita bizamo dore ngiri aha gatatu request verification. Tugiye kuverifya account yacu, then bibashe kuba twarinda account yacu ku buryo nta muntu wapfa kwiba, biri aho ngo byoroheje. Kandi na verification ifasha ibintu byinshi. Request verification urabona uraza ukanda hano hambere badge on the Facebook. Noneho hano hari utuntu ugomba kuba wakoresha. Ushobora gukoresha hariya ngo mobile browser help ahangaha kabiri, cyangwa ugascrolling ukaza bitewe na telefone ufite. Tukadukoresha Android, turi gukoresha Android. Urascrollinga uze hano handitse ngo fill out this form, ahangaha uze ukandeho kugira ngo baduhe form yo kuzamo account yacu tukagira verification. Wibuke hari uburyo bubiri wakoramo verification, hari ubwa account, hari ubwa page. Profile nyine hano kuri picture yawe ya profile cyangwa page. Noneho tugiye kuverifya nani profile. Hano turapestingamo link ya profile yacu nyine, urayizana uyipestingemo. Hano uzanditse ngo document types. Hano hari uburyo bwinshi, reka dushyiremo ko tuyokoresha iki identification card. Uze ucuzinge, wibuke uraba washyizemo urafata ifoto y'indangamuntu yawe. Niba wahisemo identification card urashyiramo indangamuntu yawe. Urabona ko tumaze gushyiramo ifoto, twafotoye irangamuntu yacu imbere ku ifoto. Category twereka dushyiramo entertainment. Country kadushyiremo igihugu cyacu ni u Rwanda. Audience oppositional katubikuremo, ibi ntago ari ngombwa. Repetition nabyo si ngombwa, na bino bya link si ngombwa. Icyo ugiye gukora urascrollinga uza hano hasi, hano urabona ko ari kwaza ururimi waba ukoresha cyangwa wumva, ukaduhitemo icyongereza. Then ibi by'amalinki byose si ngombwa. Urabona
ngibi gutya, uraza ubimezemo bino ni urahitamo profile, uhitemo ushyiremo link ya profile yawe, umanuke identification card ushyiremo, cyangwa biraterwa nyine birabushyizemo, ushyireho ifoto yayo, uze ukananditse send, ukandaho kabiri, bwa mbere ukandaho nta kintu kiraza, kabiri ukandeho bihita bimera gutya. Okay, dutegereze turebe. Weho wari warabinsabye kabisa, ndavuze nti reka mpite mukorera ibingibi, kandi si birafasha gusa, nakeka birafasha n'abandi, kubera uburyo twakoreshaga bwa code ntabwo bukiri gukunda. Okay, birahita birarangira kubera ko birangiye, usubire inyuma, noneho uze hano handitse notification kugira ngo confirming umenye ko ibintu byawe byose byarangiye. Okay, urabona banyohereje ntuze ebyiri, banyohereje notification ebyiri, hari iyi ngiyi n'iyi ngiyi. Kandi urabona ko hashize isaha maze kubikora, kugira ngo ubusabe bwacu baza kubusubiza. Ibi bintu babisubiza, baracekinga, bamara gucekinga bakagusubiza account yawe, bagacekinga ko iraba verification mu masaha 24. Iyo bidakunze urategereza iyi minsi 30 verification ko yaba yabaye. Nawe urakora bino bintu, utegereze urebe iyi verification ntabwo iyo iba active ako kanya. Iyo ngiyo ya code yo wahitaga uba active ako kanya. Turi mu zindi video zikurikira. Ciao.